ukomeye ninde muri gereza? Nta gihangange gikomera muri gereza, nta mukire uba muri gereza, nta mu miliyoneri uba muri gereza. Abantu bari muri gereza bose ni imfungwa. Bagafaranga karakora muri gereza. Reka tubanze tugendane. Abantu bose ba muri gereza ni imfungwa baje kugororwa. Iyo ugeze muri gereza ugomba kwambara umwambaro w'umugororwa, ugahabwa ifishi y'umugororwa, ukandikirwa jeto y'umugororwa. Nta muntu numwe wigeze abwira umuntu atakira nomero yanjye mfatiraho igikoma cyangwa ibigori cyangwa se ibyo ifunguro rya gereza ngo nyihere runaka. Nubwo wayiha umuntu abakumesera aguterera ipasi afite icyo agukorera akajya rya dabo, uwo bampora iki afite ifishi nk'iyabandi banyuru bagororwa, sibyo? Afite umwambaro w'abagororwa. Ni umukire waba uri muri gereza nuwasohoka akajya kubonana n'abavoka atamba uniform. Umukire waba uri muri gereza nuwakwinjiza ibintu muri gereza batabisatse, uwo namwita umu VIP, sibyo? Undi muri umuntu waba uri muri gereza ni umuntu wajya avuga ati ni muntu umugore wanjye n'abana bansure cyangwa ni mwinjiza umugore wanjye aze tuganire muri gereza. Fungayire umuntu ntimukamusiga imyanda ngo nimurangiza mu buri byiza yakoze. Uriya ni umuntu wiyaminiye ashora muri gospel, akora gospel. Uriya ni umuntu uri aho ngaho udacika intege. Twabonye abantu barira yagiye afasha agaburira, sibyo? Twabonye n'abarira bava ko yabafungisha. Naho rero cyakora umuntu wambwira ngo Aline Gahongayire agira amahane. Aline Gahongayire arakaze ntabwo wamukinisha. Ntabwo ntabwo nshaka kwicara ngo ntera agatebe mvuge kuri bamporiki. Umurimireho hari ibyo nabonye bitatu kuri bamporiki muri gereza. Icyambere muri gereza. Jewe ndi umwe mu bantu mu mezi nahamaze nabanye n'abamporiki, kuko ntabwo twararaga hamwe, ariko byanze bikunze twagomba kurara tubone. Aposo tayari. Ibihe byiza cyane mwese mukunda mukurikira ibiganiro byacu, turabashimiye cyane by'umwihariko abantu mwese mukunda The Vibe TV, Aposo Harerimana Joseph Yongwe, turakwakiriye cyane mu biganiro byacu n'ubundi by'iminsi yose, cyane cyane abakunzi ba The Vibe ariko Aposo nkumbe za vibe za The Vibe za kera. Muri iyi minsi sinzi ikintu gisigaye gituma sigaye ugenda utuje cyane, abantu basigaye babona utuje, abantu ngo bakumbuye kumva yanjyana yawe ya The Vibe TV. Yes, ashimwe Aposo. Ahimbazwe. Urakomeye? Turashimira Imana. Kuba wambaye neza. Wambaye neza. Ibintu byose biba bifite isoko. Byose bigomba kugira isoko. Hari ikintu ugize kuvuga umunsi umwe bitewe n'ukuntu Imana yari yagutatse, abantu banabagize ikibazo. Reka ibyo tubisimbuke cyane. Ngire ngo turi mu bihe nk'ibi ngibi, tuwenda gusoza uyu mwaka wa 2024. Aposo, ingamba watangira 2024 wazigezeho? Wazigeraho gute? Mu ngamba natangiranye ko nabaye mu byo ntateguye. 2024 harya yagusanze muri bya bibazo cyangwa yasanze ibihe bibazo se? Bya bibazo bya gereza. Ariko namwe mufite umunwa kabisa. Ibintu byanyu byose muzaganira. Ubwo si bya gereza ubizanye gute? Bya gereza ajya kubibaza abayobozi bayobora amaguru. Ariko twibuka ko hari kesi yawe yari iriho. Bya gereza gute? Muzahora mundebera muri gereza murabona. Imana yabikoze, Imana nako yabikuyeho, byo byarangiye. Ibintu ntabwo mbishaka. Singukomereza se. Kunkomeretsa nimukangusha ahubwo. Ibintu bya gereza muhora mumbaza, uje wese kugereza, undi ngo gereza, uyu mamagaye wasanga ari gereza. Oya ongo n'amafaranga. Jiwe na ibya gereza nimukajye mubimbaza, mujye mumbaza ibyiwanje mu rugo. Mwita mubwire ko oya n'amafaranga. Wapisha. Ibintu byo gukunda amaturo twabivuyemo. Turo ni rya Kristo ntabwo ari ry'Umwana w'umuntu. Ariko karame icyo warumbajije aho ngaho kuri yo ntabwo ibintu byose nyine nabigezeho, kuko nibonye mu maboko atarayanjye ako kantu. Hanyuma imihigo action plan y'ibyo napanze nsanga leta yampangiye ibindi, ariko nteka buriya ni leta iba yabimpangiye. Ni Imana nyine. Oya ari ni Satani, ntabwo leta ipangira abantu amagereza.
none se nko kubizera tunasenga tuzi ko nta kibaho kidafite impamvu biba ari ibyiza cyangwa ibi bitugeraho byose n'umugambi. Abarokore nuko mwabitwaye nyine, upfushije ngo ni umugambi w'Imana, uvunitse gufwa ngo ni umugambi w'Imana, uwashonje ngo ni umugambi w'Imana. Kuki ibintu byose mubizi Imana ntigitegura ibintu bibi. Tuzi ko ariyo yaturemye kandi ari dufite. Gufungwa ni umugambi w'Imana, ngo kuba umugabo yantaye ngo ni umugambi w'Imana kugira ngo mbone undi mugabo. Oya, kugira ngo nigire umugambi w'Imana. Uyu mugambi w'Imana nuko abantu baba mu mahoro, ukabana n'abana bawe, ugakorera society, ukaba mu gihugu, ukagira umutekano, ukaryama neza, ukabaho mu buzima butanduranye. Yoro byajemwo amapingu n'igifungo n'induru no gutandukana no kugira gute n'amabwiriza n'inkiko. Aho se kibaba yarakaye. Uba winji se kibi aba yakoze operation. Ariko reka mbanze nkwereke. Buriya tuzi ko Satani muri nta kintu kimuzana no kwiba kwica no kurimbura. Harimo igihe Imana irebe ko biri imbere bishobora kuba bibi, ikahita igukebura nyine ikakunyuza hahe muri ya maboko atari ayawe kugira ngo ikugorore iguhindure ushirwa n'abana. Kuko Imana igiye kugukiza yarinda kukunyuza muri gereza, igiye kukwica ntawe ibaza, ikurema ntawe yabajije, igiye no kukwica ntawe ibaza. Wanarota inzozi zimwe utiri ujya kumara igihe mu bibazo sigatuma uhindukira. Ntuzi umwami yabonye ikiganza cyandika ngo meni tekeri, ibyo gusa wapimwa usanga udashyitse, ahinda umushyitsi mu gitondo ashyira ibintu ku murongo. Burya rero abantu ntabwo bapimwa kimwe Aposo. Niyo mpamvu ava ngo narabahamagaye cyane muramuninira ngo arakaye cyane bakubita akanyafu. Kuyikomereze mwana, akanyafu n'ukemera. Iyo minyafu Imana inkubita iminyafu nkurusha ibyaha. Imana inkubita umunyafu nkurusha ibyaha. Yahaza kubaho byaha. Imana inkubita umunyafu. Ubu abanyabyaha bari muri iki gihugu n'abari inyuma yacyo nige munyabyaha. Oya, ntabwo aricyo narimvuze Aposo. Aposo ntabwo aricyo narimvuze. We wacekerere. Sibyo? Wacekerere. Reka tuganire Aposo. No, umunyafu gute? Kintu by'abarokore mwubatse, uwahombye ni umunyafu, w'imodoka yagonze moteri ni umunyafu, uwahuye n'ibibazo iyo minyafu gute? Imana bifite iminyafu. Aposo kamaze kugura iki kintu kandi urasanga ari. Yo ni imyumvire wa. Ntabwo ari imyumvire Aposo. Izo ni kode z'abapene. Rekeraho. Imana igutabaye. Aposo wa kera ntiwavuga ati Yongwe wa kera uriya yaranibagira nyura nta na kibaho. Uyu ni Aposo Yongwe mushya, kandi twabonye Aposo Yongwe mushya koko wishimirwa n'abana b'abantu. Baravuga ati dora Aposo tuzi n'uyu nguyu wa kera, n'uyu Aposo wo mu Gakinjiro uhagurutse ibimuga ukuramo abana makanseri. Ibyo bigambo byawe ntabwo mbishaka wamwe, jewe ntabwo nyumva ibigambo nk'ibyo. Ntabwo ari ibigambo Aposo. No, ni ibigambo ibyo uri kuzana. Ntabwo nkeneye kumva ibintu nk'ibyo. Shaka ndakari mu kiganiro nabake nari nsigaje bankunda bavuge bati Yongwe noneho byararangiye. Oya, jewe ibyo bintu ngo Yongwe wa kera go mu Gakinjiro sibyo? Uransubiza kwibere n'uruhara n'ubwanwa. Imana ntabwo indebera mu byo mu Gakinjiro, nta nubwo Imana indebera mu byaha nakoze. Imana indebera hondi. Imana itureba muri ejo hacu hazaza. Ahashize habaye habi. Sibyo? Ahashize hanjye habaye habi, habaye n'urusaku. Ariko uramutse umbwiye ngo no ko harimo ibihe byiza wagize Aposo. Ariko undi usengera muri hedini. Ngende umukristo. Cyo muri ADPR. Cyo ni ibibazo byo muri ADPR. Abantu bo muri ADPR mwumva ko abantu bose baba muri ADPR, utari muri ADPR yaraguye, udasengera iwanyu yaraguye, kandi tubafite muri imigwira mwaraguye. Nterure nkubite hasi mite nangaliza kuri kamera, ntabwo uza kubikata ibyaha byawe. None se ndakata muri kamera 5 ziri ahanga. Nkati byawe. Paulo abati ni munyigire kuko nanjye nigira kuwambanjiriye. None ubu mbwira abantu bari kumva impanuro na the vibe n'urugendo bigire kuri wowe. Bagera ikirenge baba bigishwa beza bigire kuri Kristo. Bigire kuri Kristo. Wowe nyine niba kwigire. Ngese aho yanjye n'umwana w'umuntu bigire kuri Kristo. Kristo yabwiye abantu ngo muba bigishwa beza mu gihe. Wigishijwe na Kristo. Nje nigiye kunije bya Kristo. Hanyuma nawe bigire ku byawe. Njewe barebe kuri Kristo kuko nanjye rero narebeyeho. Sibyo? Kuko nje bashobora kundeberaho ejo ugasanga ndi kubaza Aposo akambwira ngo ndamusubije mu bya kera ugasanga nene surambwira ko turabantu tubakosa mu Gakinjiro nyuma y'imyaka 20 uhagurutse ibirema kanseri zishira. Uransubiza mu bwami ntagikoreramo. Winsubiza mu bwami ntagikoreramo. Kabiri ntugisengera abantu ngo bakira Aposo. No. Bakire.
umunsi bambajije se mu rukiko abakize wigeze ubona baza gutanga ubuhamya? Igisha abantu gutanga ubuhamya. Ushaka kujya mvuga ngo usengera abantu bagakira, wagera mu rukiko bakubaza bakize kandi bahari ntibaze kubivuga. Nicyo kibazo cyabaye. Isengera ingumba zikabyara, wagera mu rukiko bavuga ngo ingumba wasengeye ntizize kubivuga. Kandi tuzi ko ari abana bavutse baniswe na Yongwe. Yarekera aho ngaho bari hehe witongira kuneranya n'abantu ntabahari. Ikiraho ntabahari. Byo tubyihorera, ibyo byararangiye. Ako kagingo tugasimbuka. Hanyuma ukabanga ukora ibitangaza, wagera mu maboko ataraye bakubwira ngo ukora ibitangaza ntubikore, bakagukubita amategeko wishe, nawe ukazana imirongo ya Bibiliya, kandi bo ntibasoma Bibiliya, basoma amategeko. Icyo gihe basoma igazeti ntibasoma Bibiliya. Uranyibutsa ibitangaza byo mu Gakinjiro biraza kumarira iki? Kera nari umugabo nihabwa inde. Hari abantu bacuruzaga, ubu ngubu bavuze ngo bigeze gucuruza ntacyo bimaze. Hari n'abantu nyine basenze, ubu byarangiye. Ubu rero yego, ubwo ndi muri Kristo Yesu ndamahoro. Ubwami Yesu ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Niragije Imana Data, nkomejwe n'Umwami Yesu kandi afashe n'ukuboko ndamahoro. Amen. Ubu rero abantu nibavuga ngo Rabi, ndavuga ngo Rabi ni ya Yesu. Abantu nibankomera mu mashyi, ndavuga ngo icyubahiro ni cya Yesu. Ibindi rero nta matangazo akiri ngo nimuze mukiri indwara, ngo nimuze mubohoke. Reka ayo yatangwaga i Yerusalemu. Hano rero soma Bibiliya kandi we waranayize, ubwiriza abantu, witware neza nk'umunyarwanda, kuko hano nta kumanura umuriro nka Eliya guhari. Ibyo nyine byari byo mu gihe cya Eliya. Hano ni ukubwiriza ubutumwa utuje. None se ubutumwa uzabwiriza abantu ibyo gukira udashobora, kuko Yesu yagiye nabwo ati mbasigiye ububasha, mbasigiye umwuka mugumane. Ubu koko gusengera abantu, none se gusengera abantu turabasengera n'Imana iduhamagariye. Mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa, abizera mu babatize, mwirukana abadayimoni, ariko nta matangazo y'abakize n'ababuhutse. Ibyo ibyo ntabwo ari ngombwa. Yego. Rero nese ko nabonye abanyamakuru mu bikritika ngo niba umuntu asengera abarwayi bagakira ngo najye se hashika, hanyuma ati niba umuntu asengera abamugaye najye Gatagara, mukabikritika. Icyo gihe basengera abarwayi bo mu mutwe bagakira najye Ndera. Nuko rero mwabyubatse nyine mubitwara muri ubwo buryo. Ariko reka nkubwire Pasi, n'ibirema byari Yerusalemu byose ntabwo byakize. Nukuri. Hanyuma na Kaperinawumu ntibakize. Hakiri uwizeye mu kidendezi cyari gifite amabaraza 9. Hariko biraba ngo uwatangagamwe abandi niwe wakiraga. Ibitangaza birabikozwe n'ijambo ry'Imana. Byanashoboka ko mu gihugu hari abantu Imana ikoresha ibitangaza, ariko hari n'abandi bimwe nabwiye ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Isose iza Mwinshi, ishishiro kuzamo niki. Hari abantu b'abakozi b'Imana bari mu gihugu, hari n'abandi baje babatobera. Hari abantu bafite Yesu, bafite amavuta y'Imana, hari n'abandi bafite ibindi bimeze nk'amavuta. Leta rero nayo iracunga izabo, irareba abaturage bayo. Leta ni muri leta nta gitabo cyaba cyanditsemo abakristo n'icyanditsemo abapagani, haba igitabo cyanditsemo abanyarwanda. Abantu bagomba kubimenya. Uburogo ubutaroga, ubucuragura udacuragura, ube wereka ubuterekwa, ubukijwe udakijije. Washaka ube wereka uri umunyarwanda, ubuterekwa uri umunyarwanda, ube wizera Imana cyangwa utayizera uri umunyarwanda. Haba igitabo cyanditsemo abanyarwanda. Icyo gihe rero kuko habonetse abantu benshi batoba, leta nayo ikamenya ko abo bantu bahari. Iyo ugiye gukemura ibibazo ubikemura burundu. Yego. Ariko ntibivuze ko abakozi b'Imana batahari. Nta nubwo leta yahagaritse abantu gusenga. Ntabwo yahagaritse abantu, iravanga amadini najye ku murongo. Kandi niwanjye mu rugo nkeneye ko hari ibijya ku murongo. Nuko gahunda zimeze rero, nuko nabibabwiye, iyo yari intangamarara yemuye na Apostle. Nkunda kuganira nawe kubera ko ntabwo ajya yije naho gutangaza cyangwa se kuvuga ukuri uko kuri nkuko byose bimeze cyane. Apostle rero wihangana nyine, iyo umuntu anyuze mu rugendo hari ibyo bizajya bigenda bigaruka,
ujye utubabarira nyine turi abana bawe cyangwa se utunyuzeho akanyafu n'ubundi uduhane bya kibyeyi ariko ntiwihanukire kugira ngo utatubabaza ibintu ugasanga rero bigenze uko tutabishakaga. Hari ibintu nka 3-5 shaka kukubaza uyu munsi. Oya nabyo bambajije banza kumva ko ari ibindeba kuko mu biro z'abayobozi abango kuwo bireba ariko mbaza n'ubundi ntabwo bamfite twagiye vabu ndumva zihari The Vibe TV mukande subscribe aho mundukurikiye hose muri musore The Vibe TV kandi mbibutse ko Apostle Yongwe abafite inyigisho atambutsaho zo z'amasengesho mugoroba w'ubuhanuzi mukurikire maze ubundi urasangamo ibyawe ibintu bigende neza cyane mwumvishe umurongo arimo nyuma yuko hari byinshi cyane agiye abona ko societe igenda ishaka nawe akagenda yihereza ibyo ikeneye. Sasa hari ibibazo byinshi cyane biri hano hanze. Nabonye ejo wavuze ku muntu bitari ne Gahongayire. Nashaka kubaza hagati y'umuntu ari ne Gahongayire mwarakoranye n'umugabo bita Nzizera Aimable. Nzizera Aimable nawe ngire ngo ari hakurya ku kiwanja ari ku ishuri ari mariga mu gihe cyose amazeyo n'umugabo bampora iki ari ngire ngo n'abantu batatu ngiye kuza kugarukaho uyu munsi ngire ngo biraza kugenda neza cyane ku muntu ugiye kudukurikira kugira ngo aze kumva ibi bintu. Umugabo Nzizera Aimable ni umuntu mwagiranye ibihe bigoye cyane mwabanye no muri Rwanda harya Rwanda gospel show ni yitwa gute ya competition ngire ngo wari umwe mu bantu bashyizemo kuboko kwawe gukomeye cyane ku buryo no kuri final abantu bari banze kwishyurwa afashe no mu mafaranga yawe ukabishyura abatarasigaye batishyuwe. Twaje tubona ibintu bigenda biza gutyo. Ari ne Gahongayire akaba yaje muri izi dosiye muri iyi mihanda muri iyi minsi ya none. Ubundi uyu ari ne Gahongayire haye mwakoranye muri ya bya Rwanda Gospel sinzi harya byita gutera Rwanda Gospel Stars Rwanda Gospel Stars kagira inka n'amafaranga wamfura we. Ubundi aba bantu bakomeje kugira abakritika nabonye ari nego nibo bamukritise cyane ati n'ubundi ko arafugije umwana asanze tutakubona neza bazana muri bya Rwanda Gospel wati mbona Aimable agarutsemo ndavuga ariko wakwegera umubyeyi ko abantu babanye akagira ikintu aduha by'amahere. Nabonye hari icyo batangaje kuri Ari Gahongayire ndavuga wakwicara byibuze ukaduha kuri kwa bino bintu kuko nzi ko wabikomerekeyemo cyane ariko urakomera nyine nk'umubyeyi nk'umushumba wahamagawe. Tubwire njyewe Ari ne Gahongayire na Nzizera ntabwo iyo company yabo ntabwo nyibamo ahubwo njyewe nagiye mu giterane nk'umuntu niyishyurira tiki nishyuye tike naguze tike yanjye 10,000 VIP mpageze rero nishimiye igiterane ngiye kwirebera muhanda maze kuririmba abahanzi bose bahari hariya kuri Kanari Olympia yego kwirebero. Hanyuma ngiye kubona mbona abari curanzi bashimije ibyuma mbona igiterane cyose kirasakuje mbona polisi iratatse nk'umushumba ndahaguruka ndeba ibibaye kuko numvaga ko ikintu kibaye gisuzuguje Imana ko abantu bajimije ibyuma kubera amafaranga. Numva bagize gutya ndenterevona ndagenda nsango bita Nzizera Aimable aho polisi yamwicaje mu kumba mbona bamumereye nabi bagiye kumutera ipingu. Ninjira hirya mbona Ari ne Gahongayire yarambuye amaboko ari kurira ati Mana kuki wemeye ko dusebya ba isi n'ibiyirimo ari ibyawe. Okay nkura mu mufuka amadolari 800 hanyuma mpamagara abo bacuranzi kuko amafaranga y'abacuranzi ntabwo yararenzayo ndabishyura. Abandi bantu bafite ibibazo by'amatente n'intebe ndabayago namwe ejo muzanshake hanyuma tuzabishyura igiterane gikomeze tuzabishyura. Hanyuma maze kubishyura ntanga amafaranga bari kuri Aimable mba ndamucunguye. Hanyuma abacuranzi bashobora kuri stage igiterane kiragaruka. Naho rero nyuma niho nagiye kubona mbona Ari ne Gahongayire akora ibiganiro anshimira ati ndashimira Apotre Yongwe yadutabaye ariko nta yindi communication yanjye nayo narigeze ngirana na Riri. Yego twigeze guhura rimwe aho twahuriye rimwe mbigize ibanga hanyuma njakira gutyo. Yego uwo Nzizera Aimable rero we nta nubwo ibyo nabikoze nkwiriye kubikora bitewe n'iki bitewe nuko Nzizera yampemukiye.
ariko si imvugaho kuko ari mageragere arafunze. Umuntu ufunze uri mu bihano ntabwo nshaka kumuvugaho, ariko yenda kumuvugaho ntacyo bitwaye mu gihe ibyo tuvuga yenda byaba ari ibintu byabaye kubera ko umuntu bisanzwe zarayimabure nyuma y'ibyo. Numvise Theo yarabivuze mu kiganiro, yarabivuze ukwezi ngiye gutangira Yongwe TV yangurishije license ya televiziyo yahoranye yitwaga Ishema TV. Iyo license rero yarayisangiye n'undi muntu nawe ufunze witwa Gakire uri mageragere. Ubwo urumva Gakire arafunze mageragere na Nzizera arafunze, nibo bari ba nyiri iyo channel. Yego, tuyigura rero Nzizera mbeshya ko afite imigabane 100%. Hanyuma nkodesha muri Mike, urabyibuka muri Mike ya TV7 yakoreraga, nakodeje muri Mike makodesha umwaka ure igihe cy'umwaka n'amezi 2. Yego, ndindiriye ibyangombwa bahura bambeshya ngo barayinzanira mu gitondo, arayinzanira mu gitondo, arayinzanira. Urumva ari amafaranga nahombye y'ubukode umwaka n'amezi 2 wishyura miliyoni 2,470 za buri kwezi, banza uteranya ayo mafaranga. Hanyuma oya ndekiraho, hanyuma rero ugerekaho calculatrice yataranya sugire ngo ndayifite rero na miliyoni 20 za license. Ibyo rero byanteje ingorane ndende, hamwe na n'ubu nkiri mu manza. Sibyo? Yego, ibyo rero twaje kubisova nyuma burururu, mbona ko nagerageje kujya kumurega, nsanga ari n'abandi bamurega besh. Muri bishoboka, ariko je nkunda kumva, sinkunda ko umuntu yafungwa, nkunda ko umuntu namwumva. Kuko byarangiye ndotiriye ikirego icyo gihe nari natanze, habaho ubwumvikane, mfite impapuro zanditse kwa noteri. Nshobora kumuregesha bibaye ngombwa anytime, kandi urumva hejuru y'ayo mafaranga uburyo byagenze byose mfite impapuro. Urumva amafaranga yampombeje n'ayo mafaranga nibyo twanditse bisinye, ndabifite byanditse. Urumva rero umuntu twari dufitanye gatoya ikibazo nk'icyo, yateguye igiterane, ntabwo wagira umutima wo gufata amafaranga ngo urenze kuri ayo. Urumva hagati y'uwo mwaka n'amezi 3 nkodesha ahantu, hiyongereho nagiye muri rurabure dufite abayobozi beza, baratubwira ati noneho iyi service warinze ujya kugura license ushaka iki? Uzuza dokimizi nizi nk'umunyarwanda uzwi, urabyemerewe. Nabwo uho byamfashe nk'amezi 3 mba mbonye license ya televiziyo. Gato naguciye mu ijambo byo ngo ari kintu ugomba kurahuje. Numvise yenda ukwezi bavuze hari ibisa nk'ibyo yari yakwijeje cyangwa se yari yakwemereye ko ashobora kugufasha. Nyine urumva bagiye gutangira business, hari wifutabaza abantu babibayemo kugira ngo baguhe amakuru, niba ari n'ubundi bufasha bayaguhereza. Bivuga ko atari amafaranga usabwa ari n'ayandi menshi cyane yaguhaye mu ijuru. Wumvise? Yego data, nta nama Nzizera yaguha mu bijyanye na business, sibyo? Yarayimpaye, reka mushimire. Sibyo? Iyo yaguhaye warayibonye. Numuhindura umujyanama, ukamuhindura umujyanama muri business, uzamenye ko uzahura n'ibyo nahuye nabyo, cyangwa n'ibirenze ibyo wabonye. Ushobora kujya kurega umuntu ukasanga abantu 10 bamurega. Hari abantu rero, hari abantu utabona uko bigenza. Leta nayo ibivuga, yewe no kurekura ikirego. Nagiye kurega Nzizera ngeze muri RIB, barambwira ngo ni Nzizera witwe Mabure. Mbona bose bararebanye, barazunguza idosiye yiwe bamuzi. It's okay, nshaka izindi procedure zizarangira neza, ariko niyumvisha ko ntafite tanye bifu nini na Nzizera. Namaze kubyakira ibihombo yampombeje, namaze kubyakira, ndetse no muri no misi Imana izamfasha, no muri no misi Imana izamfasha nibikore n'ukuri kupa gatoya. Nzajya gusura abantu muri gereza, nawe nzamusura, sibyo? Uriya tugomba kurenga ibintu. Iyo ufite confidence z'uko uzakomera, ubabarira abantu n'ibitababarirwa. Za confidence tugenda, ubabarira abantu n'ibitababarirwa. Ntabwo rero wambwira ngo none suppose uva ko wamubabarira izo miliyoni twumvishe zifite total zigera muri miliyoni zigera mu 100, ukazamusonera ukavuga ati miliyoni 100 mfitiye ntazo. Yewe yaravuze ngo yavuye mu nda y'isi yambaye ubusa, zanasubira mu nda y'isi yambaye ubusa. Twe dufite amahame twamenye ko Imana itanga amafaranga. Iyo yashatse kuguhira guha
kandi turacyafite confidence zo gukora Imana ikaduha. Apostle ariko mwiyumvisha yuko rero ikintu nyamukuru gihari. Yego. Waruvuze nicyo nari nshubije. Ngo yari umujyanama muri business. Hari umuntu utakugira inama. Ntabwo yakugira inama. Hari umuntu utakugira inama ahubwo mushobora guhura. Hari umuntu muhura muri society ugahomba. Hari n'umuntu muhura muri society ukangirika. Hari n'umuntu muhura muri society izina ryawe rigapfa. Hari n'umuntu muhura muri society ukabura umukandida wo gufungwa cyangwa gukora ibyaha. Rwose n'urwo rwego rero jewe mubarama. Ibyo nanabimubwiye duhagararanye. Hari abantu twagiye duhura muhura ugahomba. Umuntu wese muhura kubara mu mibare. Imibara gufiteho nirangira. Nutamusezera wazagusezerera. Hari umuntu muhura akubara imibare. Imibare rero yakubazemo akubaramo nirangira azakujugunya. Nawe rero muhura mu mibare. Y'uburyo yagukuraho, y'uburyo yagukoresha diru, y'uburyo yagukinisha umukino, y'uburyo yagira gute, y'uburyo yaguhombya, yakubyaza umusaruro mu nzira zose. Ariko rero umuntu dukeneye kugendana mu buzima ninde? Ni umuntu muhura mugakorana inama. Muba bati nimukora gutya muragira aha nimugera aha mwanagire sheke mu byo muri gukora mugahagara mukagira ibyo kuganira mukayikavaringa. Rero iyo mbyutse rero abantu bambaramwe imibare ndabirukana nkasigarana abantu nibura twicira tugakora imibare. Rwose kuvuga ibihombo umuntu ahura nabyo Apostle nukuvuga ngo uyu munsi urwego Apostle Yongwe twari tuzi ahagazeho ndetse n'ibyo bihombo byose yagiye byanga byemera hari ikigero gifatika cyane cyaho ibintu bita bihananuka bigasubira hasi. Uri kumbwira ko icyo gihombo cyose n'iryo ry'imishinga yawe myinshi wari ufite imbere n'ibindi tutajyamo imbere ngo tubivugire ahangaha ushobora kureka ibyo byose byabaye ukavuga ati ndakubabariye Apostle? Nta mishinga myinshi nari mfite nta n'urwego nigeze ngeraho nimwe mu nteranya n'abantu. Imishinga myinshi wigeze usura uruganda rwanjye, imishinga myinshi wigeze ubona ifamu y'inka, imishinga myinshi wigeze ugera mu ma etage ndi kumena dari, imishinga myinshi twigeze duhura Canada cyangwa Dubai cyangwa mu turi gupakira kumwe nivugira ngo nzubaka ama etage nzubaka. Iyo mishinga niyo navugaga bikomeye biriya navuga ko mbitwite mu mutima. Wumvise ko mbitwite mu mutima. None rero inda yarakererewe. Inda yarakererewe. Baroze bayizinze ndashaka ko tubakubita. Rero by'abantu mubwira abantu ngo Yongwe ni umuntu uvuka mu cyaro hariya muri Nyaruguru, mvuka mu muryango w'abantu baciriritse, nibereho gutyo aka gakote ni ubuntu bw'Imana. Ntawe iwacu nagize wakomeye, nta wakinnye politiki, nta wabaye mu nzego z'umutekano, nta woroye nk'icumi. Natwe iyo dutomboye tukabona babayeho turashimira Imana no kubwa leta nziza yaduha turiho. Ibyo bindi ngo Yongwe wakomeye, nakomeye gute? Navuze ko nzakomera murandwanya, mvuga ko nzubaka amazu mumvugiriza induru, mvuga ko nzashinga Yongwe TV mugira gute? Abanyamakuru munshirishamwo, abandi bantu munshirishamwo. None mutangiye ngo Yongwe ngo bya bindi nari mfite bihe mu rukiko basanze mfite iki? Basanze utagira n'ikibanza, nta modoka, nta kibanza, nta nzu, abana biga mu bitangaza. Ahubwo reka nze mamagara imbabazi ko ibirayi byabonetse aya masaha. Nibyanga Samara we nagenda guhamagara ntagenda guhamagara ngo nyohereza 20,000 nereka abantu message sinjya ngo babagana inyohereza 20 ibintu birakomeye. Erega aho umugabo aguye none se njye ngo nyohereza na 5. Ivyo rero by'abantu muba mungenda ngo urumva ngo Yongwe ngo ibintu bihi. Oya ikintu ndi kuvuga Apostle twabonaga zira confidence. Yes, confidence nyine kiga nari ndi mu bubyutse ndi gusenga nigisha abantu kwizera. Ahabaye meya ntihaburi kote, ahabaye insina ntihaburi nguri, ahabaye ibijumba ntihaburi mitoko.
nahabaye confidence ntabwo zishira, ntabwo zijya zishira. n'uyu munsi reka mbwira abanyumva, nzakomera, nzagera kure, ndi umutsinzi, ndi umunesha, ndacyafite amaboko yo gukora, nabyaye abana bazankiza, yego, ndi umunyarwanda mu gihugu kirimo umutekano, gusa ibindi ukennye iki nyenyiki. Abanyarwanda twese ntawe urya ibiro 5, ntawe urya ibiro yatumye mu mahanga, twese turya ibiryo natirere byo mu Rwanda. Imvura yaguye, dodo zabonetse, inyanya zabonetse, amashu yabonetse, ibishyimbo byabonetse, ibindi ako gasuzuguro ngo abantu barakize, bakize gute? Ariko umukire wabayeho ku isi ni Yesu. Matayo 10:28 we yaravuze ngo mwese abarushya bashonje n'abaremere nimuze mbahifunguye. Wowe gaburiye bangahe n'abakene bararira, jewe se ubwo muraza ibyo bintu garuye rero byihorera. Reka twinjire muri iyi ngingo. Aline Gahongayire we ntabwo ari umuntu muziranye cyane, ariko nyuma y'ikiganiro twagendaga tuvugana kuko twatangiye dukundana, na mbere yuko musanga mu kiganiro abantu twajyaga duhurira mu bintu bitandukanye mu by'umurimo w'Imana, by'umurimo w'Imana, cyangwa se ari gupanga amadiru, buriya ni umunyamadiru. Wumvise niyumvisha ko rero ndamuzi nanjye aranze, yego, ari na konfi danse bigeze kuntumiramo. Ni umuntu ukina imikino. Abundi abantu nabonye Aline benshi bavuze ngo ibintu by'uramwana yavuze, majority bavuze ngo nibyo, banavuga ati n'ubundi busanzwe umuntu mwiza, nubwo wagenda avuga ngo afite amasosiyasiyo yafasha abana b'imfubyi, afite ibiki byinshi cyane agaragaza umuntu urukundo, aririmba indirimbo za gospel nziza, atuje, atariko ni umuntu mubi, ati harimo ngo babanye nawe, ngo Aline Gahongayire. Ariko uzanshakira umuntu describing nkawe mwamananye, uzanshakira umuntu bazanye muri social media hakabonekana bago ni mwiza, bakamuvuga neza, wenda umbwira uti naka bamuzanye muri social media abantu baravuga ngo ni mwiza, ni inyangamugayo, sibyo? Bazanye Yago, kereka babandi biwe uzumva uko bamuvuga. Bazanye Rene bati karya gatwenge nakuburya, sibyo? Sabe bazanye Sabe, wumvise bazanye Sabe babonye ari kwigendera muri korotire ngo bamufasha asambana, kandi nta wamufatiye ku mugore we, nta n'umugore uvuze uti jewe yansambanyije umuvugiriza induru. Nka buriya Sabe ntimwamurenganyije, muramwataka, hamwe abantu bafatana kamera bacya gufata ruhurura y'ahantu yari ari kwitambukira yitayiye, induru iravugwa bayindaye. Ninde muntu bafashe Yongwe banteye ipingu bati n'ubundi Yongwe yari yarananiranye, ati yayogoje abantu yari yaratunanani. Nese urumva ko Aline Gahongayire baza kumuzana bati rwose yari marayika? Ninde? Reka umunsi bakuzanaga, umunsi twakuraga, niba ari wagiye gusura inka zawe, cyangwa niba ari wagiye Nyamasheke wanyu, cyangwa niba ari waragiye wari uri mu maboko atarayawe, ibyo ntawe ubizi. Cyakora amakuru bavuga ko ushobora kuba wari wagiye kwisurira umusheri wawe muri Kongo, ariko nako oya ibuganda. Ibyo rero nabyo yo kujya gusura ubuganda ugakuraho telefone, tubicukumbuye twasanga byarimwe ubusambanyi. None se amezi 6 tutari mu gihugu ntawe uzahuri, niba hari umugore wari wavuye mu bijyo wa mugore mwakundanaga, icyo gihe wari uri mu busambanyi. Oya nciye impaka aho nciye impaka rwose ndaruciye, sibyo? Nawe wakubwira abantu bavuga ati cya Pasi, ati Pasi yari umwirasi, tijya gihugu kiyemereraga, ati cyashogozaga abantu, ati cyari kimaze kurengwa, bati cyaguze inzu, ati cyari gifite imodoka, ati ubundi kiriya cyana ni icyahehe. Urumva ninde? Ati cyarabyibushye, undi bati disi cyari igihungu cyiza. Sije wagiye ariya nkavuga ariko uko byamera kose, ati uko byamera kose, oya intoke ntabwo ziba zihagije. Umuntu nashimira nakandi inyenyeri mbone message, nyine yuje hano ugakuraho ukagasubizaho utaye. Uri kumva? Sije twagera tukaba tuko byamera kose, niba ari n'ikibwa ni ikibwa cyacu, wumvise? Niba cyarananiranye ni mu gishakaho cyaba cyaragiye, nyuma bakaza kukuvumburaho wagiye kwiteretera umukobwa, sibyo? Muri make ya rero
ninde muntu waje muri social media batavuze ushaka kube general ushaka kube ministre Yesu wazuye abantu ku manwa y'ihanga ibyo bamukoreye twarabibonye Yesu wazuye abantu bavuye ati shatu ubundi ati kiracyana nicyo kwa Yosefu se n'ikibaji ubundi arigereranya yitwa umutware akora ibitangaza bitari byo bamutera amabuye none se ikindi ushaka niki reka tuvuge Aline Gahongayire iyi situation arimo ariko amaze n'iminsi icyo nemera kubona arananutse bitarabaho nawera barananutse ngo arananutse bitarabaho kunanukana binagaruka ariko apostle none se yananiwe nuko Gabi uramuzi yego Gabi uriya mugabo watandukanye na Aline Gahongayire Gabi hari ibintu yavuze ni inyandiko yakoze yasohotse mu kinyamakuru kwezi icyo gihe ni 2010 kangahe bakimana gutandukana asa nkaho ari gushotora avuga umuntu Aline Gahongayire umuntu utishima umuntu udashimishwa umuntu utakwishimira umuntu utagira gute byanatumye abantu bakira kuri bino bintu dushatse kuzana abantu batandukanye na Aline Gahongayire yego sibyo ibyo bintu twatugiye kwinjira mu bintu birebire ega kubana n'abantu kuba yaratandukanye n'abantu n'ubushake bwe ubu se ningerwaho abo twatandukanye babazane uzi ko nabonye umuntu ukora ikiganiro akantuka mfunze kuko yaje kunguza amafaranga sinyamuhe bone mahimuna kandi abantu batandukanye na Aline Gahongayire bakoze ibyabo barakomera nawe asigara mu byiwe arabikora arakomera yego arakomera urusengero turaza kubona n'abapasitoro bavuga bati ni mumurebe ni mukurikirane ubuhamya bwe yego harimo ba Poso Minyoni harimo Zion Tepu n'abandi bahanzi bazamukanye ariko ntabwo tuza kuvuga yuko Aline Gahongayire atagize umumaro muri gospel yagize umumaro muri gospel ikibazo gihari rero abantu mubona ibibi by'umuntu ntimuzi kufata yagezweho nimubona ibyiza bye ega nta muntu utagira ikosa riko ruri mu kazi nta n'umuntu utagira sheke mu byo yakoze nta n'umuryango utagira ikigo niko bimeze kubivuga kugeza kuri izi saa Aline Gahongayire niba uriya mwana yarafunzwe icyo kibazo turebe icyo gufungwa cye nawe uza kutubwira ngo yaramututse turaza kubona n'abahungu bamuteresa akabima n'abagabo bamuteresa akabima turaza kubona muri social media abagabo bateresa Aline akabima tubona abasore bamuteresa akabima n'abazaga mu makonseri yiwe bashaka gutereta wumvise akabima turaza kubona nuza kuzana korum avuga ati jewe Aline Gahongayire namuha ati iki kibubu yambara nije wakimuguriye cyangwa si isaha ni kado namuhaye kana kandi ntabwo yaguze ibyo ari amagambo ari amagambo nuko iyo ninde muntu waje muri iki kibuga social media kamwataka tukabona abantu bamuvugira nubwo bakuvugira haboneka bagusiga umwanda kugira ngo bacuruze nk'ibyo bibazo uri kumpata ntugire ngo ni impuwe ufitiye Aline Gahongayire nukugira ngo views zizamuke ku mpanuro nizizamuke rero the vibe niteyeho inde the vibe nyine iteyeho kugira ngo none se ntabwo naburanye ibiganiro bakajya babimbaza nkabibura narabibahaye mukabitwara uwitegeko nuko nimvuga ikiganiro gisigara mu kigo gomba gusigarana kopi none se oya nabwo ari impuwe ariko Aline urumva n'umuntu Aline Gahongayire kugeza kuri izi saha sibyo yego nituyabangwa Aline agira umushinya wumvise na Yesu yarawugize avanga amasaka n'ibishyimbo inkoko n'inuma mu isoko arabwiye ati nimugacururize hano ni nkuko waza kumenya ngo Aline Gahongayire wamushyira mu gatebo gapfundikira uriya mugore azi kwivugira mwana Aline Gahongayire wamushyira mu gatebo mu gatebo akivugira agakanya ariho live azaza Aline Gahongayire hanyuma batake mwese mwamwatatse twumve ko mu murusha umunwa wumvise ntabwo murusha umunwa Aline Gahongayire jewe mvuze nziga kugira ngo ibyo mvuze nzabisubiremo Aline Gahongayire uburenganzira bwiwe abantu muri kumukoraho ibiganiro byo kumusebya azabashyira mu nkiko bazabazirika Aline Gahongayire n'umwataka ntabwo wamukanga afite izina rikomeye Aline Gahongayire n'umwana wavutse mu mafaranga iwaba arahari
nkanjye se wivukira mu cyaro nyakamwe mu muryango reka buretse utaneranya nkanjye wivukira mu cyaro nyakamwe waje wizanye nibye mushiki wanjye bitatu nkiyaminiya nkafungwa muri konteneri Remera bakanjyana Iwawa bakanjyana Igitagata nkiyaminiya nta tante nta muyomba nibura ari Gahongayire akaba duhura kansuhuza ayo mahirwe urashaka nyiteshe nje gushwana na Gahongayire ari Gahongayire niba kwihorerera ntuzandenganye nuza genda kuvugiye orgarave rwose muraza kubago ndabwijajabi none si ntabwijajabi ucinye inkoro nyine no gucinya inkoro inde iyo utomboye bamenya ko wayicinye bakavuga bati wowe uri umuntu w'umugabo uri umwana wacu ureme nyine kwa Gahongayire inkoro urayica none urambwira kuza kwataka Gahongayire naza ceceke mumurusha kuvuga se cyangwa mumurusha connection uza abagore bari inyuma ya Gahongayire nanjye ndi inyuma bamwemera ntiwabonye indirimba kubita yiwe uburyo habarimwe abagore babyina bari abagore niduhura bavuga ati dore iyo bantera amabuye bansubiza imageragere mu mbazi by'umugore wanjye witwa Mukakarisa Bibiane ibyo byo kumbaza Gahongayire mujye kumubaza mama wiwe wamureze mujye kumubaza pasiteri amuyobora mu nkureho umunwa ntagire gushingaho umbize cyo yinu byanyu genda umusobanuzi se oya no iyo wabaye n'umuntu akora ibintu mbaza kuri Gahongayire mbaza indirimbo se ngira indirimbo ze shaka afite ijwi ndakurahiye turirimba kare azi gupanga umuziki ndakura niwe muhanzi uhagarariye abahanzi bo mu gihugu kwambara shaka koze sibyo amastire ye agusha abantu nabonye abantu bananditse turaza kubona abahanzi bamufitiye ishyari ngo ntajya aberwa bashaka kumuzima ngo ntajya aberwa urashaka aberwe guteze ubundi se wamenya ko ataberwa gute kutari umugabo mbaza nkubaza ni commentaire mba nasomye niba ushaka ko aberwa hari gafite umugabo ubundira haratandukanye Gabi n'umudiva none se genda nyine wiyangaje umuha icyifuzo nurangiza ujye utubwira ko aberwa yaberwa gute se ubundi kandi yaberwa gute kuberwa k'umugore n'ubwiza bw'umugabo no kuberwa k'umugabo ubwo ni nk'uwo wabeshya ngo uraberwa urambara ibipira bibi n'ibikoto ukadegaja n'ibishati ukaza ukanga n'amasa uraberwa reka ubyuka ntihagire uko ariko umenya ufite umuntu ngeze ubona mbere ya hagiye ufite umuntu mfite umudamu bakumbwirire cyangwa nuko impeta nayisize afite umudamu utaramurikira nabyo ni ibibazo umudamu utaramurikira Vitali wabumuritse se twabonye na nubu ni Vitali wenda gukumva ariko Vitali aba mu gihugu Vitali rero niba bakunda ese ko nigeze kumva numva ngo ari i Kigali Vitali se Vitali rero ariko sha muri social media umuntu ashobora ariko ibintu harimo bishobora kuba birimo akantu oya Vitali ari mu bihe bitamworoheye nuko inano basenga bajya basengera ari inose ntinde ubizi reka twikomereze ibya Vitali ugiye kubivuga reka rekera aho ngashajye ubyihura aho wazaje gushaka niya mujya gukora amadini cyangwa na dene bese bigira kundi mu bumbe reka twikomereze ibyo urumva rero ari Gahongayire umuntu nimukamusiga imyanda ngo nimurangiza mu buri byiza yakoze uriya ni umuntu wiyaminiye ashora muri gospel akora gospel uriya ni umuntu uri aho ngaho udacika intege twabonye abantu barira yagiye afasha agaburira sibyo twabonye nabo bava ko yabafungisha naho rero cyakora umuntu wambwira ngo ari Gahongayire agira amahane ari Gahongayire arakaze ntabwo wamukinisha ntabwo wamuzana ariko umugabo ni uwihagarara none se umugore wikodeshe uzi kugera muri biro kwa ari Gahongayire hari decoration niyo ya mbere umva hateye ubwo umuntu w'umuhanzi wiyaminiya agakora indirimbo agategura biro akaba mu rupangu abamo agahemba abakozi akagira gute natagira confidence ayo samahane ni confidence y'urwego rwe agomba kugira guhagarara kugira ngo yubake ibikorwa byiwe reka twikomereze tujye hakurya ibijyanye rero n'umwana uyu bwo ntabwo twadutanze show neza ibijyanye n'ifungwa ry'uwo mwana navuze amagambo abiri icyambere iryambere umwana nyibye ibihumbi 100 tubanye mu nzu imyaka 3 amakuru ahari ntabwo mwibye ibihumbi 100 yamwibye amadolari yibye amadolari 1000 ashobora kuba narenga harimo nandi manyarwanda yego umwana ngo yaje gufatwa na yari Gahongayire yari ababashyitsi bari Gahongayire
use nyiguha amakuru yose se inkuru nyikubwire none se urumva reka inkuru nyikubwire wumve yego maze abantu bajyanye Aline Gahongayire nanjye ubambwirire Aline Gahongayire yazagira umwana w'umukozi yari umwana rusanzwe umukorera mukurikira aza kumutura ibibazo by'imihanda yararimo za Kamembe hakurya iriya icyangugu aza kumuzana amurangira akazi aza no kumwakira iwe mu rugo kubera ko aramaze kubona ko umwana nta kibazo abashyitsi baza guturuka ibwota amasimbi Aline Gahongayire bakiriwe mu rugo bagiye ahantu ko Aline Gahongayire uvuga nta kibazo amusigira imfunguzo umwana mu kugenda hirya ngo akaboko kamenyereye gukomba gahora gahinnye ababonye ubwatsi abona havanzemo amadolari avuga ati izi ngizi ni miliyoni zigiye kumindurira ubuzima ateruye amadolari 1000 n'andi manyarwanda yari ariho kanze nkushakira ifoto yabyo yakomeza noneho mu kuyiba umwana ahitanyerera mama wa Aline Gahongayire yari kwa muganga icyo gihe Aline Gahongayire yagiye kureba mama we hano yari arwari kwa muganga abashyitsi bahinduke baje mu rugo baje kureba abantu basize ubwatsi kugira ngo barebe uko utwo bajya gukemura Nyarugenge basanga amafaranga arabahamagara kera Aline arikanga ati se ko nta muntu usanzwe mu rugo n'amafaranga agenze gute ataho kwita umutima kuri wa mukozi wo kwa Aline Gahongayire bayebanye n'abana bari mu rugo bakurikirana wa mukobwa basanga amafaranga arayafite baracurikanga basanga amafaranga yose barayafata barayagaruza ariko umwana bari bamujyanye hehe mu maboko ataraye ipingu yaryambaye amafaranga arayagaragaza ariko basanga hari amadolari 100 yari yabuze yaramaze kuguramo touch niko kunsigarana amadolari 100 rero niyo mpamvu mbavuga biriya bihumbi 100 ire amadolari 100 urumva icyo gihe haba harimo ibintu bibiri icyambere uyu muntu yabaye imfungwa ya RIB yego kuko yakoze icyaha iyo wakoze icyaha ukagera mu mategeko uri umujura uba ufite amahirwe ya 50% yuko icyaha wakoze itegeko riragihana hashobora kubaho imbabazi bitewe ariko bashobora no kugufunga bitewe nuko witwaye niyumvisha yuko rero niba yari by'amafaranga y'abantu y'abashyitsi bakayatwara bivugwamo ngo n'amashenete bavuga inkuru nyinshi utamenya RIB ikaba yarafashe umuntu ikamufunga gesi niyumvisha icyaha gihambaye Aline Gahongayire use niwe muntu wa mbere ufungishije umukozi yamwibye uza abantu nasanze mageragere bafungishijwe nabashebuja nabanyira nanjye cyanyereka banyibye nkakwereka ko mbashyira ntibabarika ariko niba bira rero avuga ngo umuryango wavuze ngo ugurisha isambu imuha 100,000 ushobora kugurisha n'imodoka 5 ariko bakakubwira ati wakoze icyaha wishe itegeko niri gufunga ariko niba nanone yarabifitemo ububasha bw'uko yakwandika urwandiko rumuha imbabazi bakamurikura ntagire umutima wo gutanga imbabazi yaba yararakaye cyane yego kuko ibintu bijyanye n'ubujura mbere byari bigoye bagufasha ariko ubu ngubu ibintu nk'ibyo byahari uburyo byorohejwe kubera ko gereza zaruzuye gutanga imbabazi kugira ngo baganye abantu benshi bajyaga bafungwaga ku minsi 30 ukaba wakwishyura na sheke byagiye bigabanuka nka sheke ushobora kumvikana na nyiri sheke ibyo bintu by'ibyaha baguhiha n'iminsi 30 mushobora kumvikana ibihano bikagabanuka bigaragara rero niba icyo gihe umushinja cyara kandi icyo gihe nanone ntabwo nyiri kwibwa aba afite ijambo rero rifite umushinja cyane parike n'umushinjacyaha ntiyumvisha yuko rero bitabasaga noneho no kuza ugaruka ngo waribye ngo wibye makeya baragufunga nabira bangukiranuka mu bike yakiranuka no mu byisha rero nkiyumvisha yuko uriya mukobwa ibyari kuba muri social media nta nyungu bifite ni nonsense none wowe uri umwana w'umukobwa uri kuvuga ngo waribye nubwo atabyemera icyo ni ikibazo kabiri kandi nanone wibuke ko ntabwo yasubikiwe yakoze uburoko araburangiza sibyo yego niba yarakoze uburoko akaburangiza yabuze umunyamategeko umuburanira yanwe n'itegeko ejo rero uri guhakana icyaha ubutabera bwagushinjije nabyo ni ukwica itegeko arasubirayo ni ukwica itegeko rero naza nkavuga nkajya mu buzima bwanjye ngakora ariko wanasanga wenda kuza kuvuga ariya magambo menshi kuri Aline Gahongayire
niba biza kumuha amadolari 100 cyangwa 200 igihumbi simbizi amahirwe menshi. Ariko je nkavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo abantu babishingiraho ngo banga Aline Gahongayire. Nta nubwo ibyaza gusenya sitati ya Aline Gahongayire, siwe muntu wa mbere ufungishije umukozi yamwibye. Sha baratujujubije. Siwe muntu wa mbere ufungishije umukozi bamwibye. Ibindi yo baza kuvuga ngo Aline Gahongayire ngo asanzwe ari mubi, ngo asanzwe agira amahane, nanjye ndayagira. Ndengera uburenganzira bwanjye. Nawe urayagira, n'undi arayagira. Amabifu rero aza kuza y'abahanzi baza kuzana utuntu baririmbanye biraza kumera nka ya mabifu amaze iminsi mu banyamakuru. Ariko navuze ngo ninde muntu waje muri social media bamubonyeho ikibazo bavuze neza? Ntawe. Uwa mbere nije Yongwe mwaramvuze muranyandika mu yo commentaire bagarura tuganiro n'utwakera bakajya gushingana kamera iwanjye kwirembo zimfotorera abana. Simfotorera abana. Ibigabo byagiye kumfotorera abana bakajya batera kamera kwirembi iwanjye ngo bamfotorera abana n'umugore. Ibaza umuntu uzinduka saa 11 agatera kamera kwirembo kugira ngo abana bajye ku ishuri akamiye umugore n'abana. Isozi ubwo subwo ni iki? Na n'uyu munsi turacyarwana n'amavideo twakoze, umuntu aricara kazana utuntu n'utundi agateranya kubera ubugome. Reka mbabwire abo bantu ro baza kuzana ngo Aline Gahongayire twakoranye indirimbo byagenze gutye ngo hari utwandiko, ibyo ni ubusutwa. Niba yaramufungishije yari yamwibye, kandi Aline Gahongayire nta nibisobanura za kubaha kubera yuko icyaha yaragihamijwe n'ubutabera. Azize 100 yabyibiraga iki? Ko nta mazi yaguraga kwa Aline Gahongayire, nta rasiyo yatangaga, yahabwaga umushahara, yaryamaga ku gitanda ataguze, akihanaguza isuma ataguze, akajya ku nyama za Aline Gahongayire iyanyurwa n'ibageza gukinga. Apostle reka tujye ku mugabo bampora iki Edouard. Ngaho nyumvira nawe yabaye iki we? Yabaye iki? Kurikira wumve n'abadukurikira. Unje ku mugabo uri muri gereza jewe ntafunze. Hari urumva nkawe wanyuze hakurya hariya. Hehe. Hakurya imageragere. Twarajyanye se. Bijyanye umubamuzi. Fata mikoro yawe. Nanyuze imageragere. Ubu se naje mvuye imageragere. Oya. Kuba waranyuze ahantu. Nanyuze rugurire kuri Erika nza hano. Nanone nyuze ku kinamba za hano. Mu mezi yashize Reka kandi twanabivuganiriyeho byose wamfura. No kuvuga ngo hanyuma uyu Edouard bampora iki? Edouard bimeze bitya. Makuru nabonye Karegeya yatangaje kuri CHANNEL n'abandi batandukanye bavuze ko umugabo bampora iki ubu ngubu hari imyitwarire yagize bituma hananurwa mu nzego zahari. Ubundi ko tuzi ko abantu muri gereza bareshya, bampora iki yageze hariya asumba abandi gute? Tujye ngo tumwe no guharanuka. Ntabwo nzi bya Karegeya yashasi byihoreye, ntabwo nshaka Karegeya Omar nshaka kuza muri saga nayizamo. Ntabwo ndazizamo rero. Sibyo? Mwihorere Karegeya nyine azi iby'imageragere ariko ntaragera imageragere. Mujye mubwira ko azi iby'imageragere ariko ntaragera imageragere. Azi no kuvuga ibibera imageragere ataragera imageragere. Reka tumusengere rero mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera, Imana izamurinde kumenya iby'imageragere. Nubona rero hano bateye agatebe bavuga ibyo muri gereza bataragera muri gereza, jya ubihorera bavuge. Nunabona abantu bateye agatebe bazanye umuntu uri muri gereza, uzababwira uti Yesu yaravuze ngo nari nshonje murangaburira, nari muri gereza muransura. Sibyo? Kwicara se gutya tugatera agatebe tuvuga kuri bampora iki uri muri gereza, nukujya gusura umugore we, ni isukari umushyiriye, nutubuto muri kambaraje. Ibyo nyine ni bya bindi. Icyo twabwira abantu, iyi nyenyeri y'umuntu yatsi, wabyumvise? Iyi nyenyeri y'umuntu yatsi iba yaratse. Iyo umuntu yakoreye igihugu nyenyeri y'ikaka iba yaratse. Iyo umuntu yasenze Imana inyenyeri yikagira gute ikaka iba yaratse. Si igitangaza ko uburoko bwe bwarangira, urwego rwamufunze uburoko bwe buzarangira. Icyo nicyo cya mbere twabwira abantu, uburoko bwe buzarangira. Icya kabiri, niyo buroko bwarangiye ugaruka muri society. Yugarutse muri society kugirira icyizere. Sibyo? Ikugirira icyizere ntabwo stati yawe ibisibwe.
ushobora gusubira mu nzego za leta ugakora, ushobora gushinga uruganda, ushobora kuba rwiyemezamirimo, uri umunyarwanda ugarutse mu Rwanda. Muri gereza ntabwo ari ikuzimu, muri gereza ni ikigo bagororeramwo abantu gifungiwemo abanyarwanda, hatangwa serivisi. Icyo warumbajije rero uti mbese se koko muri gereza haba inzego? Ntabwo urwo rwego rwubatswe nk'uko numvise uwabivuga ku bw'abamoriki. Oya, mu rwego ni urwego bita urwego rw'umuvunyi. Urwo rwego rw'umuvunyi rero ni urwego rusanzwe ruhari. Ntabwo rwaje hageze urwego rusanzwe ruhari. Nk'uko hari urwego rw'umutekano, hari inzego z'umutekano, hari inzego z'umuryango, hari ndi umunyarwanda, hari inzego, hari sociale zitandukanye, inzego zose zirahari. Kubera yagera akamubwira ngo dufashe muri urwo rwego, iyo avuyeho hari n'abandi bajyaho. Hanyuma nk'uko umuyobozi w'umurenge avaho hakajyaho n'abandi, ni inzego zikora. Muri makeya rero je ntabwo nshaka kwicara ngo ntera agatebe mvuge kuri bamoriki. Umurimireho hari ibyo nabonye bitatu kuri bamoriki muri gereza. Icyambere muri gereza, jewe ndi umwe mu bantu mu mezi nahamaze nabanye na bamoriki, kuko ntabwo twararaga hamwe, ariko byanze bikunze twagomba kurara tubonanye. Hari ahantu ku kibuga abantu baganira yajyaga haza ati akatuma umuhungu umufasha, kuko muri gereza usanga umuntu aba afite umukozi. Hari abantu babaribwe bafunze imyaka myinshi, nyine iyo ugemurirwa uba ufite umuntu ugufasha, akakuvomera amazi, akagutondera umurongo w'amazi, akakutondera umurongo wo koga, akagufasha, akakumesera, akaguterera ipasi, ukamutuma. Ega muri gereza mo imbere niyo mama ngo ni mu gihugu. Hari muvomo ujya gusura abantu, ujya kwiyogoshesha, ujya gusura abantu, ujya gusura umuntu, ujya gukina agapira, ujya koga, ujya kureba filimi, ibikorwa byose birakorwa. No mu nzego utumura akijya kundebera ko sociale ahari, tumuntu ku mutekano, umuntu gutya, umuntu ku ishuri jya kundebera ko tica wanjye yaje, ubu ufite umukozi. Yajyaga rero atuma umukozi we nibura ati mugende ubwira potere ko mushaka. Icyo yabaga nshakira tukicara tugasenga. Uri kumva? Bamoriki rero ari mu itorero rya ADPR, asengera mu itorero rya ADPR, hanyuma akajya no muri yapu, kuko je nasengeraga muri yapu, iyo nabaga nabwirije yasengeraga muri yapu, kuko yakunze inyigisho. Nanjye yarambwiye ati Yongwe najyaga ngukurikira, kuko ari yaje kundeba mfunzwe. Nibuka ko bwa mbere haje Dubai, yewe wanzaniye icyayi mu gitondo nafunzwe. Dubai yunguyu? Yego. Haje Dubai anzanira icyayi, ati akira ka cyayi Yongwe, kuko Dubai twari tuziranye mbere mu gakinjiro ahasengera. Ku bwa kabiri haza umupasiteri wo muri ADPR, ku bwa gatatu haza bamporiki n'abandi benshi cyane utabaraho twari turi baza kuguhumuriza ati bamuhumuriza. Urumva rero nahise ninjira muri timu, muri timu nyine y'abantu nyine batandukanye nyine gutyo. Ikindi cyo nabonye muri gereza icyambere, bamporiki agira urukundo, kuko nabonye uburyo bamusura, asurwa, urumva baramusura, afite n'abantu bafite ubushobozi. Afite n'abantu bafite ubushobozi. Iyo bamusuye rero nabonaga amata, amabiswi bamuzanira, amasukari, ahorana udukapu aha abantu. Urumva buri munsi abasangira n'abantu. Asangira n'abantu cyane. Icya kabiri navugaho namubonyeho, wumvise? Abari mu masengesho. Abari mu masengesho arasenga cyane. Arasenga cyane, abaseba bati Mana mfasha, Mana nshyigikira. Buryo umuntu asengura mu buri rimwe akagwe ati ndi mu masengero no kwiyiriza ubusa rwose. None ngiye twahoraga bamporiki kuba ukabona yarembye nyine ari mu masengesho maremare yo kwiyiriza ubusa asenga. Urumva icyo ni icya kabiri. Nabonye ukuntu ibintu bamuzaniye abanyanyagiza, nanjye yaramaga rwose, akanzanira amata, ati banzaniye ji, agaha umukozi ati shyira umukozi w'Imana potere Yongwe, akambwira ati hari abantu twamenye baje tuziranye, agashyira abantu bataragera mu baturage bafungiye mu kato kugira ngo bubahirize amabwiriza. Nicyo namubonyeho.
ikindi rero hanyuma n'icyo gikorwa nyine yakuraga nyine cyo guhuza abantu, umuvunyi, abantu bagiranye ibibazo, abafitanye utubazo dutandukanye, gutanga ibitekerezo agaragaza ibibazo abagororwa bafite mu rwego rwe, yabikoraga neza cyane. Ntabwo rero je nigeze mbona bampora iki nk'umuntu w'ikibazo cyangwa se ufitanye ibibazo n'inzego mu buyobozi, ntabyo nigeze mbona. N'ibyo bavuga yuko byabaye, ibyo byabaye jewe nahari, nari narafunguye byumva gutyo. Ntabwo rero jewe nakwita umuntu mubi ntaramubonye mu bubi. Kandi ikindi cya kane namubonyemo, sibyo aba avuga ati nakoze ikosa koko. Iryo jambo rya mbere yambwiye duhuye, ati nakoze ikosa koko, ndafungwa, nkora icyaha, leta yarangiriye icyizere, impumurimo, umubyeyi. Iyo akubwiye amagambo avuga ati umubyeyi, niyo twicanaga turi gusenga avuga ati ariko koko umubyeyi azongera mbabarire, hamwe ni humura, igihugu cyacu kirababarira n'abatari wowe, n'aba bose ubona bafunze burundu bisha abantu bazababarirwa, nkaswe wowe ufite izina wakoreye igihugu, ufite stati ikomeye. Iyo muganire rwose wumva afite agahinda. Harya barakatiye imyaka, ndakeka niba atari 5 ni 6, yari 5 ajuriye bamwongera undi, ndumvisha kuba ari 6. Abati mu by'ukuri rwose mbese afite agahinda k'icyaha yakoze. Yego, bati jewe icyaha iyo muganira akubwira ati jewe icyaha cyanjye ndacyemera, nsengera icyaha cyanjye ndacyemera, unsengere ibihano byanjye bizarangire, unansengere rwose Imana izakoresha abifite mu nshingano Minisiteri y'Ubutabera cyangwa se ababyeyi, kuko yavuga umukuru w'igihugu abata umubyeyi azaca inkoni zamba, ndebe ko nzababarirwa. Hamwe ni humura rwose, uzababarirwa n'ibihano bizarangira. Kandi nanga urabona ko uri gutanga umusanzu ukomeye wo kubaka igihugu. Ariko nibyo twaganira, nta bindi rero nigeze mubonamo gutyo, nta nabonekega muri gereza. Hari n'umuntu utapfa kubona, aba yigamiye mu cyumba cyiwe aharara, bafite ahantu baba bita mu byiringiro, mudugudu w'ibyiringiro, usanga n'umuntu afite akumba rwose yirariramo agafunga, n'abandi gutyo akaza mu baturage akaganira nabo, agasabana nabo, akajya mu inama zose aba yicaye imbere atanga ibitekerezo. Nuko nari muzi andi makosa rero yaba yarakozwe nyuma, nkuko numvise bivuga mu kiganiro, ntabwo nari impari, kuko no mu bantu bankomeje ngeze muri gereza. Bampora iki? Yarankomeje we n'umugabo witwa Dubai, kuko ibyiringiro bye byari byashize. Bampora iki rwose, yarankomeje arambwira ati humura hano, ati bigusaba kwirinda ukabana n'abaturage, ati natwe twese. Apostle, none se tuganira tubwiye ko muri gereza iyo umuntu hageze amashagaga yose ashira, ubundi kwibazaho umuntu muri gereza kuntu nahumvishe uhavuga, na ahantu umuntu agera byose bigahinduka. Uyu musaza bampora iki washimwaga n'abantu bose, kandi ubu bagezeho Imana ikamukomeza ikanamuzamura ngo ubonye ngo abakomeye mu isi no mu ijuru bazaba bakomeye nyine. Nuko ni ikihe kintu gishobora kuba nkawe wari ushinzwe kureberera abandi, iki kintu cyatuma ateshuka ku nshingano kugeza ubwo numvishe ngo yaba yarahananuwe kugeza nubwo ashobora kuba nta kintu n'iki na kimwe akemereye gukorerwa n'undi muntu nk'uwo mukozi wamukoreraga ku buryo asigaye no kujya kwivomera no ku murongo w'itonde. Ariko uwatanze ayo makuru yavuye muri gereza ninde? Ibyo biba ari amagambo. Jewe nashaka kugira ngo nkubwire ko ni nabwo butumwa navuze muri gereza, sibyo abantu banyibukiraho. Navuze ko nta muntu ukomeye muri gereza. Ukomeye ninde muri gereza? Nta gihangange gikomera muri gereza, nta mukire uba muri gereza, nta mumiliyoneri uba muri gereza. Abantu bari muri gereza bose ni imfungwa. Agafaranga karakora muri gereza. Reka tubanze tugendane. Abantu bose baba muri gereza ni imfungwa baje kugororwa. Iyo ugeze muri gereza ugomba kwambara umwambaro w'umugororwa, ugahabwa ifishi y'umugororwa, ukandikirwa jeto y'umugororwa. Nta muntu numwe wigeze abwira umuntu atakira nomero yanjye mfatiraho igikoma cyangwa ibigori cyangwa se ibyo ifunguro rya gereza ngo nyihere runaka. Nubwo wayiha umuntu abakumesera aguterera ipasi afite icyo agukorera,
akajya arya dabo. uwo Bamporiki afite ifishi nk'iy'abandi bagororwa, sibyo? Afite umwambaro w'abagororwa. Ni umukire waba uri muri gereza n'uwasohoka akajya kubonana n'abavoka atambawe uniform. Umukire waba uri muri gereza n'uwakwinjiza ibintu muri gereza batabisatse, uwo namwita umu VIP, sibyo? Undi muri umuntu waba uri muri gereza ni umuntu wajya avuga ati ni muntu umugore wanjye n'abana bansure cyangwa ni mwinjiza umugore wanjye ase tuganire muri gereza. Abantu bose bari muri gereza bagiye kugororerwa bishe amategeko, abatarakatirwa bari mu nzira, baba bari mu nzego z'iperereza bakusanya ibimenyetso. Yego. Iyo nabonye muri gereza bateye umuti, sibyo? Umuti wica udukoko, umuti wica udukoko, imibu, ibintu nk'ibyo. Baraje babago mwese mu kibuga, nawe nabonye usigara mu cyumba cye. Iyo bavuze ngo mwese mu nama, nta mu VIP nabonye bago ntajya mu nama. None se iyo bavuze ngo bajyanye abanyururu, nawe nabonye bazana imodoka ngo bamutware muye, twese twinjira muri za zindi z'ikigo. Izo za VIP rero, kandi buri wese ugeze mu igororero ababasha gukora ibintu ejo bakabimukuramo bagakora kuri bindi. Mu kagari inzego zirahinduka, no mu mudugudu inzego zirahinduka. Kuba rero ibyo kubira ngo ntakigira n'umumesera, biragoye. Boze muri gereza wabura ukumesera gute? Guteresha ipasi umwenda ni biswi ifite imbaraga. Akabiswi kamwe cyangwa agakapaye. Wimbaza byinshi ndakwiyamye. Urakoze. Ibyo rero mwishyushya shusho media. Bamporiki afite umutekano muri gereza, Bamporiki nta mapingu yambaye muri gereza, Bamporiki ari kwisengera Imana, Bamporiki ari ku bihano byiwe azanabirangiza. Bamporiki niba bamukuye yari umuvunyi bakamusimbuza, n'ubundi hari inzego zitorwa buri mwaka, n'inzego ziyobora amacaci buri mwaka. Iyo uri pastor uyobora ADPR buri mwaka baragusimbuza bagashyiraho undi, iyo uyobora Anglikani buri mwaka baratora bagashyiraho undi muyobozi. Nizo nzego rero zose za gereza zigenda zitora buri mwaka bakazana abandi, nkuko abasorovejo baza bakabatwara bakazana abandi. Ubwo si igikuba cyacitse cyazana vango n'ubundi umuntu ngo bamwubakiye urwego, kandi aba bantu mugenda mukicara ku bantu bari muri gereza. Abantu bagenda bagatera agatebe mukicara ku bantu bari muri gereza, muri gereza mukabicaraho mukabataramana. Ibintu bizajya bibateza umuvumo, namwe mwibone mageragere ejo namwe bazabataramana. Sibyo rata poso. Rero ubu mugaruye Bamporiki muri social media yabatwaye iki? Kumugarura se ni sukari mu mushyiriye? Kumugarura se ni ukujya kumusura? Kumugarura se ni ukumenya ubuzima arimo? Ari kwisengera Imana kandi ababajwe n'ibihano bye. Yo muganira bati nahemukiye igihugu cyaranyizeye, igihugu kizambabarira, umubyeyi azambabarira, ati kandi ndi umunyarwanda. Ababwira barati mugomba gukunda igihugu no kubaha igihugu. Ikosa yakora rero yarikora nka Bamporiki, nkuko nanjye narikora, nkuko nundi yarikora. Kandi ikindi nabonye Bamporiki cyihari, azi gusaba imbabazi, azi guca bugufi no kubabazwa icyaha. Numwe mu bantu bazaga akangwira atari ku mutima wanjye watekereje cyane wananiwe, nsengera Imana mwene data muri Kristo Yesu, Imana imbabarire. Ati numvise umutima wanjye watekereje. Umuntu uzi kwihana n'icyaha cy'umutima rero yatekereje, uwo ni mwene data muri Kristo Yesu. Uwo nguwo ni n'umunyamahirwe, n'umunyabugingo kuko azi kwihana. Yego. Kandi ibihano ibyaha yakoze yasabye imbabazi mu buryo bwose butandukanye. N'ejo wajya kubona ukabona ari kubaka igihugu, ari gukora, ari kucyubaka naho ngaho ari kwigisha abantu. Kandi ikindi abandi bantu batekereza, yego, muri gereza ntabwo ari ahantu bajya kujugunya abantu. Oya, ni mwigororero. Ntabwo ari ahantu bajya kujugunya abantu, bajya kubasubiriza ku murongo. Leta icana amashanyarazi, Leta itanga amazi, Leta itanga ibyo kurya, Leta ivuza abantu, Leta itanga amashuri, ibintu bitandukanye. Nuhageza akaguma kugorama ni uburenganzira bwe. Ariko inyigisho ziratangwa. Twavuga byinshi ariko mu buryo bwo kugira ngo n'umuntu dukurikiranye nawe yumve umumaro wo kuba yadukurikiye uyu munsi. Ariko apose ubundi ukurikije zose wanyuzemo,
inzira zose zishoboka zose wazinyuzemo kugira ngo uyu munsi ubure wize ibintu byinshi cyane. Ubundi mbwira ibintu nka 2 cyangwa 3 mu buzima. Niba ushaka kubaho neza ugomba kwigenderaho kugira ngo ube umuntu ushobora kuba utakwishimirwa na bose ariko uwishimirwa n'abantu n'Imana ikakwishimira. Icyambere inyigisho ikomeye uzajya uhura ugomba guhora uzirikana kuko uri uyu munsi yego ejo atari kuzabura uko uriho uyu munsi ejo byahinduka byaba bibi cyangwa byiza cyane. Ihame rya kabiri sigaye ngenderaho uzajya uraruriye icyo ushaka mu gihe ufite ubushobozi ejo wajya ibyo udashaka. Icyaga niba ufite ifi yirye, niba ufite ikijumba ubu n'inyama zije ku isahani ku meza mbanza kurya inyama akaboga sibyo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu uzubahe umuntu uwo ari we wese respect. Uzubahe umuntu uwo ari we wese. Uzamuka kugira ama etage ukomera ugende n'imodoka ndende wakwibona hagati y'abantu utaruzi. Bango wubahore wese ariko ntuzizere umuntu n'umwe. Uwo ari we wese ariko ntuzizere n'umwe. Muri abo bose akoreye iyo gahunda. Muri gereza hari umugabo narinzi kagira inkuru baramuzana. Urumva iyo winjiyemo hagati y'iminsi 2 nyine muhita mujya mu bantu benshi. Yego. Hakaba operation y'abantu bashinzwe kuryamisha kugushakira kuryama ariko ubushatse uburyo wiyeranje mu gihe utarakemuka. Noneho uwo mugabo aje we nibyo ntabizi kandi numwe mu bantu bazi kurya icyubahiro i Burayi, Canada, Amerika n'ahandi. Bamuryamisha mu bantu nyine buduhungu nyine babandi nyine harabo bita abameni. Abameni bano bashikuza abantu. Udusakoshi bashikuzaga amashakoshi bibye abantu batemye abantu batuburiye abantu ku matelefoni. Urumva rero ahantu aho byonyine ibiganiro byaho babaryamye byakwica n'amaburage yaho. Mageze rero nsanga aryamyemo hagati bamene ndamureba n'icyubahiro kiwe n'ubwirasi bwe n'ibimodoka n'ibiki nawe yikoza. Ndamuhamagara ndamwana ngo ino tujyane nge kugusabira kuryama. Kandi koko kubera ya favor yanjye na ryazina ryanjye mpageze abahita bahamuha. Arambwira ati Yongwe ati burya ahantu hose abakeneye umukozi w'Imana. Ntuzasuzugura umuntu wabona muryamanye, wabona mwicaranye, wabona muryamanye, wabona mwicaranye, wabona nakugiriye umumaro aho utatekerezaga cyane. Ikindi ikintu uvuze nicyo apose nguciye mu ijambo. Nabonye umuntu wakijijwe n'akamaye babo yafunguriye ku muhanda bamuterane bagiye kumwambura bagiye no kumuteragura ibyuma. Arebye asanga ni wa muntu ujye umufungurira musanze kuri alimentation nka kuno sohoka twanatiwanga buri wagize gute niwe wamukijije. Tuyu umuntu ajya tugabura ni mu mureka agende. Ikindi nize yego sorezaho nibyishe hakomeye Imana yonyine. Ibi abantu bakomere baremere hakomeye Imana. Nukuri Imana ni ikomeye. Ibi bintu ubona abantu bapfa by'amafaranga bakicana bakarogana umwana akica umubyeyi akica umwana abantu bagashwana byose bizashira. Reka nkwirira ijambo rimwe. Yego. Hakomeye Imana ya Aburahamu na Isaka na Harerimana Joseph na Pacifique Kwizera nawe udukurikiye wivuge mu izina. Icyo njorejemo yego da umuntu ni inyamaswa ibasha kwakira kubaho mu buzima bwose. Najyaga nicara ntarafungwa nkibaza ngo ariko ibitekerezo bikaza ariko nk'ubu niriwe mu nzu mfungiranye mu byagenda gute umunsi umwe ureba ukuntu ibintu byakwangirika. Navuga ngo ubu niriwe mu nzu mfungiranye mu byagenda gute ibintu byakwangirika akazi ka rero ntihazagira uwiyahura. Si ngombwa ko wakwiyahura cyangwa ucika igihugu mu gihe hari kese ishobora kugufunga. Iyo uhageze uhasanga abavandimwe. Iyo ugeze muri gereza usanga bukwiriye guhumuriza, nabo ukwiriye kuremera, nabo ukwiriye gufasha, nabo ugirira impuhwe.
ukareba akana k'agahungu kishe umuntu ukibuka yuko wari imyaka 2, 3, 5 ukakagirira impuhwe wajya gusaya ati Imana afasha ubuzima bw'uyu mwana ugasanga ni 25 cyangwa burundu. Urumva rero muri makeya ntabwo ari byiza gutera agatebe ngo wicare ku muntu ufunze cyangwa ku muntu cyangwa umuntu ugezweho ngo nuko ubona ariwe muntu ugezweho ngo ufate byari ni gahungayire no ni intambara ari ubamora iki nawe ni iminsi mibari nanjye hari iminsi mibi ndimo yego shunga ibyawe nanjye nshunga ibyanyu umunyarwanda aciye umwani ngo uhagaze yirinda atagira gute atagwa na Bibiliya niko avuga Imana iguha umugisha. Turabakunda cyane rero bari badukurikiye mwese mwaryohewe mwifuza ko dukomeza ariko tuzasubukura The Vibe TV mubakurikire cyane mu biganiro byabo bya buri munsi umugoroba w'ubuhanuzi ntukabacike kuri The Vibe TV ni buri mugoroba guhera sangapi saa 4 za nijoro kugera saa 5 n'igice. Sasa ibyo urimo byose ibyo urimo urakora byose Imana iguha umugisha kandi turabakunda cyane. Ushaka kuvugana na Apostle Harerimana Joseph nimero ya telefone 0788541118 ni Harerimana Joseph. Turabakunda cyane Apostle Imana barinde kandi bagurire imbago mu mpande zose kandi bigeze kure mukomeze mubere abantu umugisha n'umumaro. Bye Imana barinde.